icyangugu niho iwacu. Data umbyara ni umugabo washatse abagore 120. Yashatse abagore 120. Data yagiraga abagore 6 bazwi bagaragara, yubakiye ingo zabo aho babariya kwa nyirakana 6 na mama arimo. Data yari umugabo mbese ugira kahe cyangwa se sinzi uko nabivuga, ariko yakundaga abagore cyane. Noneho aragenda yubaka indi nzu mu isambu ye hagati itagira umugore yitirirwa, ibiye bwite gusa. Akajya yizana n'abandi bagore yumva ashaka, wamaranye icyumweru, wamaranye 2, wamaranye ukwezi, ujyanye inda, ujyanye uruhinja, ariko umubare wabo yagiye azana bose 120. Data rero atubyara turi abana benshi kuri abo bagore, ariko hari nabo yagiye batabyaranye, ariko atubyara turi abana benshi. Abana data yabyaye abari ku isambu y'iwacu, wenda ubwo nibo mbamvuga, abatuye ku isambu y'iwacu nabo ba mama wabo bajyanye, ariko tukaba tubazi ko tuva indimwe kuri data. Abazwe neza turi 80 abazwe. Hari abandi batazwi ba nyina bajyanye, abagiye arinda ntitwongere kubamenya, bagiye ntibazagaruke, ariko ababoneka turi 80. Ubwo buzima murumva niho havuye izina ryitwa himbana. Mwari mwumva ni muntu witwa himbana mu iki gihugu? Tawe. Himbana ni izina ryihariye data yanyise ngo acamama umugani. Nabibwiwe n'abasaza bakuru bimbabaza ko ntagira umuntu twitiranwa, nza kwibaza umusaza umwe data yagiraga amahane sinari kubimubaza, ariko mbibaza undi musaza arabinsobanurira, arambwira ati ni umugani so yacaga nyoko umubwira ngo himbana ibintu byanjye, urengewe mu bintu byanjye umaze kurengwa, himbana urutoki rwanjye, himbana inka zanjye. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Imana ryanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Murebe igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya 43 n'umurongo waho wa 7. 43 n'umurongo waho wa 7 haranditswe ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, umwami nashimwe. Dusome hirya gatoya tutagiye kure, ni ku gice cya 55 cy'icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ku rupapuro rwaho rwa 702. Hahandi twasomye muri Yesaya 43 umurongo wa 7, hari ku rupapuro rwa 693. Tari yahabonye wenda ze kuhareba. Ahangaha ni kuri 702 page 55 ibice, umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Haranditswe ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Uyu murongo w'8 uravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga, umwami nashimwe. Aya magambo niyo ngira ngo tuganire, aya magambo ndagira ngo tuyaganire mbanje kuririmba. Muri ihangana ndirimbe, nubwo nkuze ndafite ijwi rigororotse cyane nk'iry'abana bato,
ariko ngiye kuririmbana n'abantu ngiye kuvuga amazina baransanga hano bihuse turirimbe. Ngiye kuririmbana n'abasaza bari mu iri teraniro n'abakecuru bafite imyaka 60 ukajyana na 70 na 80 na 90 n'ijana. Nibihute baze hano. Nibihute baze hano basaza. Ko bataza se kandi tukamara igihe cyacu kandi 60, 70, 70, 80, 90, 120 nibaze. Kuvuga gikomeye kuri iyi ndirimbo kiri mu icyo gice kivuga ngo yankunze ntamuzi amfatisha umugozi ari rwo rukundo rwe. Aravuga ngo izo ngo yize ngo zanteye kuba imbata ye rwose, ngo nduwe nanjye n'uwanjye. Izo mbata abana bacu mwemere kufatwa n'izo ngoyi, mubi imbata z'umwami muzageraho tugeze munaharenge. Amashyi menshi ku Mana yacu yarakoze. Imana ishimwe. Umushumba yavuze ayoboye gahunda aravuga ati pastor agira ubuhamya bwinshi. Ntabwo uyu munsi natanga ubuhamya, amasaha yacu ntabitwemerera cyane muri riteraniro rya mbere, ariko nukuri abantu ba hano Kacyiru benshi baranzi, by'umwihariko abantu twagiye tubana mu masengesho bumvise ubuhamya bwanjye kandi bumvise kugira neza kw'Imana kwiyongera kuko nabo bafite mu mitima yabo. Nababwiye ukuntu wa mugana abaririmbyi bacu babivuze ngo iyo Yesu ataza twari kugira ijambo dute. Namwe mu byumve se iyo Yesu ataza jewe Vianney n'abantu bigeze banyumva ubuhamya bwanjye n'ingorane n'imi, kuko jewe ubu ngubu jewe nzi uburyo umuntu aruha akaremererwa Yesu akazamuruhura. Jewe nzi uburyo Imana ikura abatindi ku cyavu ikabicaranya n'abakomeye. Nzi uburyo Imana ikura abatindi mu ivu ikabicaza ku ntebe z'icyubahiro. Ibyo ndabizi. Yesu nashimwe. Kuko navukiye ahantu hagoye cyane, ni gatoya gusa mvuga ko ubwo buhamya. Ubundi jewe navukiye Icyangugu niho iwacu. Data umbyara ni umugabo washatse abagore 120. Yashatse abagore 120. Data yagiraga abagore 6 bazwi bagaragara, yubakiye ingo zabo aho babari yakwanyira kana 6 na mama arimo. Data yari umugabo mbese ugira kahe cyangwa se sinzi uko nabivuga, ariko yakundaga abagore cyane. Noneho aragenda yubaka indi nzu mu isambu ye hagati itagira umugore yitirirwa ibiye bwite gusa. Akajya yizana n'abandi bagore yumva ashaka, wamaranye icyumweru, wamaranye 2, wamaranye ukwezi, ujyanye inda, ujyanye uruhinja, ariko umubare wabo yagiye azana bose 120. Data rero atubyara turi abana benshi kuri abo bagore, ariko hari nabo yagiye batabyaranye, ariko atubyara turi abana benshi. Abana data yabyaye abari ku isambu y'iwacu, wenda ubwo nibo mba mvuga abatuye ku isambu y'iwacu nabo ba mama wabo bajyanye, ariko tukaba tubazi ko tuva indimwe kuri data. Abazwi neza turi 80 abazwi. Hari abandi batazwi ba nyina bajyanye, abagiye arinda ntitwongere kubamenya, bagiye ntibazagaruke, ariko ababoneka turi 80. Ubwo buzima murumva niho havuye izina ryitwa himbana. Mwari mwumva ni muntu witwa himbana mu iki gihugu? Tawe. Himbana ni izina ryihariye data yanyise ngo acamama umugani. Naribwiwe n'abasaza bakuru bimbabaza ko ntagira umuntu twitiranwa, nza kwibaza umusaza umwe data yagiraga amahane sinari kubimubaza, ariko mbibaza undi musaza arabinsobanurira, arambwira ati ni umugani so yacaga nyoko umubwira ngo himbana ibintu byanjye. Urengewe mu bintu byanjye, umaze kurengwa, himbana urutoki rwanjye, himbana inka zanjye, himbana imima yanjye, himbana ibintu byanjye sha.
kuvukira mwabo bana byanteye umuruho, kuvukira muri abo bana b'amahara kwinshi byanteye umuruho munini. Umuntu atari buzanduhure keretse Yesu wenyine uruhura abarushye n'abaremerewe. Yesu yansanze ndushye ngiye kwiyahura, hari ku cyumweru, hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 1982. Ntabwo nzabyibagira. Yansanze mfashe umuti mu ntoki ngiye kwiyahura, nzize urwango bene wacu banyangaga. Ngiye kwiyahura mfashe icyemezo, mbona nta bundi buzima, nta kundi nzabaho muri abo bantu. Mfata umuti ndawukoroga ngo nywe niyahure. Kwiyo tariki nababwiye, mfashe uwo muti mu gasafuriya gutya ngafashe, ngiye gushyira ku munwa ngo nywe, numva ijwi ry'umwami wacu rirampamagara mu izina ngo yewe Vianney. Iratuzi izina amazina yacu, ayihaye icyubahiro Imana yacu. Iryo jwi rirampamagara ngo yewe Vianney, nditaba ntikarame. Rirambwira ngo wikwiyahura, ngo ndabizi kubabaye, ngo ndabizi ko ufite agahinda mu mutima, ngo ari kuhereye none ntukongere kunywa inzoga n'itabi, ngo kandi ako gahinda kose ufite kazarangira. Umutima utereka hasi, ahubwo ntangira kwibaza nti uyu muntu uvuze ngo siniyahure ninde, cyangwa se abibwiwe n'iki ko ndibwiyahure, n'umugore wanjye ko ntabimubwiye. Ndasohoka mva mu nzu, nzenguruka inzu, ndeba hepfo no haruguru, sinabona uwo muntu. Ndagaruka nsubiraho nari mpagaze, nkomeza nteza nti uyu muntu ninde. Iryo jwi ringarukaho, rirampamagara ngo yewe Vianney ntikarame. Rirambwira ngo mbese ntiwamenye uwo muvuganye? Ndavuga nti sinamumenye. Rirambwira ngo ndi Yesu wakubambiwe. Amashyi menshi ku mwami wacu. Mwami nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Yesu yarakoze kuduhamagara, Yesu yarakoze kuturuhura, Yesu yarakoze kudutabara. Yewe ubunze uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. Kandi Yesu yaravuze aho mu butumwa bwa Matayo igice cya 11 n'umurongo wa 28, aravuga ngo mwese abarushye. Buriya kugira ngo Yesu avuge ngo mwese, arabizi ko mu nzego zose habamwe ndushye. Mwese abakomeye, mwese aboroheje, mwese abanyabwenge, mwese abahanga, mwese abarushye, muze musange umwami abaruhure. Ndabizi yuko hari abantu baruhana amafaranga menshi bayatunze, bakaruha, bamwe bakaniyahura bagira amafaranga menshi. Hari abantu babarize uburyo bwose bushoboka, leta ikabibazi neza. Abo bantu bamwe barara barira mu gitondo, bakiyumanganya bakajya mu biro gukora, ariko barushye. Abo bantu nibo Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Ntabwo nagendereye cyane ubuhamya kuri uyu munsi, ariko ndashimira umwami wampamagaye, kamenyesha ijambo rye nkaryizera, kandi akanyemerana n'abandi bakozi, akanyemerana n'abandi bakozi be, nanjye akangabira umurimo we. Ubuzima bwanjye nanyuzemo, imibereho ntiyari yo kunyemera kuzahagarara imbere y'abantu, oya. Nize amashuri 5 abanza, yewe 5 abanza nayarangije muri 64 niho narangije amashuri yanjye 5 abanza. Sinagira amahirwe yo gukomeza kwiga, ariko nanjye umwami aranyemera nubwo nta mashuri nize. Nanjye umwami aranyemera, ahimbazwe ko nanjye yanyemeye. Imana ishimwe, aranyemera. Nakoreye kenshi mu itorero rya banyakirije hano i Kigali, mu itorero rya Remeriza kubyara paruwasi ya Rukiri, kurera muri paruwasi ya Rukiri. Naho nakoreye igihe kinini, nza kwimuka nza muri paruwasi ya Kimihurura 2019. Maze kuhagera muri uwo mwaka nza kubona urwandiko muri 2020 ADPR nyandikiye ivuga ngo bakurikije imyaka yanjye y'amavuko iri ku ndangamuntu yanjye, ngo bansize mu kiruhuko cy'izabukuru. Hanyuma barambwira ati urwandiko tuguhaye rero urujyane kuri RSSB
bamenye uburyo uzabaho. Ndujyanayo bararureba kuri ke social bangenera amafaranga nzajya mpembwa buri kwezi kugeza igihe nzapfira, naramuka mfuye n'umugore wanjye agasigara yahabwa n'amashuri yanjye angahe 5 abanza. Mwayihaye icyubahiro Imana yacu. Imana nishimwe. N'amashuri yanjye 5 abanza buri tariki ya mbere mbona message kuri telefone yanjye mbwira ngo amafaranga yawe ageze kuri banki kuzageza gupfa kwanjye. Mwakongeye mukayiha amashyi menshi Imana yacu. Imana yarakoze yangambiriyeho ibyiza, yaravuze ngo nzi ibyiza nibwira kubagirira, muhumure n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Imana yagize umugambi wo kungirira neza. Twasomye rero ngo Yesaya 43 ku murongo waho wa 7 havuze ngo nzanira umuntu wanjye, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, kandi namuremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro. Uwo murongo mwumvise? Abantu bose bicaye mu iri teraniro, abakomeye, aboroheje, abanyabwenge, abahanga, abatunzi, ni iki twese Imana yaturemeye? Ni ukugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Amena. Ni ikimana yakuremeye urwego rwose urimo, rwo hejuru, rwo hasi, rwo hagati, ruciriritse, twese Imana yaturemeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Nibyo ahubwo nyine ubu murabona turi mu mpera z'umwaka, ubu ngo abantu bose n'abacuruzi n'abandi barimo kugenzura uburyo bakoze mu mwaka ushize ngo bamenye ukuntu bagiye gukora mu mwaka utaha. Bakareba, umuntu ashobora kureba akavuga ati nacuruzaga imyenda ariko mu myenda ncuruza ntabwo nagiriyemo umugisha, ngiye guhindura ngiye gucuruza imyaka. Ni ukwezi ko kwisubiramo, ko gutekereza ukamenya. Noneho no kuri twebwe mu buryo bw'umwuka ni ukwezi ko gutekereza ngo mbese kw'Imana yandemeye kwihesha icyubahiro muri uyu mwaka turangije nahesheje Imana icyubahiro, cyangwa se hari ukuntu nagenze bidahesha Imana icyubahiro. Noneho uyu mwaka tugiye gutangira, ngiye gutangira kugenda mpesha Imana icyubahiro. Ni iki jambo rivuga? Nzanira umuntu we, buriya turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro, ariko wumva Imana ko ari igitangaza. Bamwe bakayihesha icyubahiro mu byishimo byinshi, mu munezero mwinshi, bavuga uburyo Imana yubakiye amazu, bavuga uburyo Imana yahaye amamodoka, bavuga uburyo ari gucuruza Dubai. Bamwe bakayihesha Imana icyubahiro gutyo, abandi nabo bakayihesha icyubahiro bavuga ko bamaze imyaka 10 mu nzu y'imbohe. Abandi bakayihesha icyubahiro bavuga yuko barwaye bararemba imyaka 2-3 Imana ikabakiza. Imana ishaka ngo bamwe bagahesha Imana icyubahiro mu byiza, abandi bakayihesha icyubahiro mu byago bikomeye cyane. Muzarebe Yobu yahesheje Imana icyubahiro, abana bashize, amatungo yashize, ubuzima bwe buri kurangira, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Imana imugaruriye ubuzima. Abantu bose muzi ukuntu Imana yabwiye bayirifaze ngo bajye kumusaba imbabazi. Imana yihesha icyubahiro. Yesu nashimwe. Buriya igihe kimwe maze guhamagarwa ngeze mu itorero ryacu, kubera ingorane nagiranaga n'umuryango wanjye, na data wari waranze mama, nanjye na mushiki wanjye. Mama yatubyaye turi abana 2 gusa, mushiki wanjye ari we mukuru, nanjye ndamukurikira. Maze kuvuka yewe nta wundi mwana wankurikiye. Data yereye ko atamama amugira intabwa. Data yanga mama, aramwanga, aramwangiza. Ariko umuhanuzi witwa Ezekiyeli hari amagambo ari mu gitabo cye, yaravuze ngo nakunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ariko baho. Bene da, iyi Imana ivuze ngo umuntu abeho, abaho. Akabaho abantu batabishaka, ariko umuntu akabaho. Ukabaho imiryango uvuka mu itabishaka, ariko ukabaho.
ukabaho abantu muturanye batabishaka ariko ukabaho. Mwayihaye icyubahiro Imana yacu. Ndi mu bantu babayeho abantu batabishaka ariko mbaho n'ubu ndiho, sinzanapfa vuba. Imana yambwiye ko ntazapfa vuba giye. Imana yarabimbwiye. Imana yambwiye ko ntazapfa vuba. Rero igihe kimwe muri izo ngorane zose za bene wacu, muzi ibintu byo mu cyaro, abantu bapfa amasambu bakamarana, bakaburana, bakarogana, bakagira bate, bene wacu baranyanga, bigera ku munota wa nyuma. Nabibabwiye uko nari ngiye kwiyahura ariko Imana irandengera siniyahura. Hanyuma rero kuko data yari yaranze mama, kandi data sogokuru byara data yari yarandaze ibintu bye, aravuga ngo naramuka apfuye n'igihe uzazungura ibintu bye. Rero apfa nkiri akana gatoya ntanabizi, kandi data yaranze mama, uwo murage ntiwongera kuvugwa. Ariko maze gukura haza abasaza b'iwacu baza kureba ingorane ngira, bareba ukuntu mpora ngenda njinshuro, kandi data agira imisozi n'imisozi y'amasambu n'urutoki n'inka n'ibindi, na bene wacu bamwe na bamwe bose bamerewe neza. Ariko basaza babona jewe ndi umuntu ugenda njinshuro hirya no hino, baza kunsanga barambwira bati wa mwana we ibyawe biratubabaza n'ukuri. Bati sogokuru wawe yaravuze ko naramuka apfuye uzazungura ibintu bye, none so yarabikwimye ko yanze nyoko, wahagurutse ukabaza ibyo bintu byawe. Mbabaza uko nabigenza, barambwira bati mu buryo bwiza uzashaka inzoga uyiture so, umuhamusabe ku neza, nahaguhagwe nataguha uzamurige tuzakubera abagabo. Abo basaza nti data azanyica, barambwira ati ntacyo azagutwara. Hanyuma kubera amananiza numvaga mfite ubwoba, ndabaza ntubwo se inzoga yo nzayikura hehe? Barambwira bati tuzayigwa. Abo basaza baragenda banshakira inzoga barayimba, ngenda nyikoreye n'umusaza unshoreye tujya kwa data. Tugeze y'uwo musaza bamuha ijambo, aravuga ati naninje gusaba umurage, naninje gusaba umurage wa Vianney sekuru yasize amuraze. Nta rindi jambo uwo musaza yongereyeho. Data yehereye kuhaguruka amushikanuza ku ntebe aho yari yicaye, nanjye banshikanuza ku karago nari nicaye, baratwirukansa n'uwo musaza batuminuriyo kure. Urebe ukuntu batwirukanye nabi, n'akabindi kacu twabatuyemo inzoga ntabwo twagatahanye, dutaha mu buryo bugoye cyane. Hanyuma rero ba basaza baza kwegera data, bakomeza bamuganiriza bamwigisha ibyanjye. Data aza kuzampa 8, ntiyampa umurage wa sogokuru ariko ampa 8. Maze gukizwa uwo 8 arawunyaga, aravuga ati urutoki rwanye ntabwo rugiye kurw'abaporo n'imineke n'amazi, arahanyaga arahatwara. Ariko Imana yacu irambwira, nari maze gukizwa, irambwira ngo mureke ahajyane, ngo nzaguha isambu, abantu batuye ku uyu musozi bazamenya ko ndi Imana yaguhamagaye. Mwami nahabwa icyubahiro, Yesu nashimwe. Ariko nzanira umuntu wanjye, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, kandi namuremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro, bamwe mu byiza abandi mu ngorane. Muri izo ngorane zanjye nageze igihe basaza baramfasha, njya kurega data, murega umurage wa sogokuru wanjye. Ndamurega data kubera ko yari umuntu ukomeye w'umukungu, aransinda, agatanga ruswa ku bacamanza, akansinda nkajura mu rundi rukiko, akansinda, kandi akansinda n'ibimenyetso by'abagabo, kuko mu nkiko z'icyo gihe kera ntabwo bazaga inyandiko, nta nyandiko zariho, bumvaga ibivuzwe n'abagabo. Ariko abagabo banjye bavuga ibyabo ntibyumvikane kubera ruswa data yatanze. Hanyuma maze gukizwa, Imana irambwira turi mu cyumba cy'amasengesho, ndino jambo twavuze ngo nzanira umuntu wanjye naremeye kumpesha icyubahiro, bamwe mu byiza abandi mu byago. Hanyuma ndamurega, agenda nsinda. Maze gukizwa, Imana irambwira ngo nigiye uguhamagaye, kandi rwa rubanza waburanaga nzarukuburanira kandi nzarutsindira. Imana ishimwe.
abanyamasengesho twari kumwe bazi ko Imana ivuga babimenyereye, barambwira bati buri Imana ubwo ivuze ko izakuburanira Vianney jya kujurira, kuko ntabwo Imana ari izajya kujurira, wowe genda ujye kujurira, Imana izabona uko ikuburanira. Ndagenda njya kujurira, nsobanura impamvu zinjurije mu rukiko rukurikira rukuru, ndazivuga, hanyuma bampa convocation nyishyira konseye wacu ayiha data, igihe cyo kwitaba kiragera. Bucya turi bwitabe, turara mu masengesho n'abanyamasengesho banjye n'umuyobozi wacu w'amasengesho, turara mu cyumba dusenga. Imana iravuga ngo Vianney, ngo ngaho genda nkugiye imbere, nzakuburanira, nzakujya imbere bitaringaniye n'injye uzabiringaniza. Ya magambo yose ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ndagenda tugeze mu rukiko, turaburana, turataha, baduha igihe tuzaza gusomerwa. Umunsi ugeze wo kuza gusomerwa, turaza tugera mu rukiko, abacamanza bafata amadusi batangira gusoma imanza, bagera ku rubanza rwacu, barasoma, bavuga intangiriro y'urwo rubanza mu rukiko rw'ibanze bitaga urukiko rwa Kanto, mu rukiko rwisumbuye, ibintu nk'ibyo barasoma. Bati mu mwiherero w'urukiko rwacu rero twiherereye, dusanze Himba na Vianney aratsinzwe. Nzwe aratsinzwe. Vianney wavuganye n'Imana bitari rimwe bitari kabiri, wavuga n'iryo joro twaraye mu cyumba, iratubwira ngo nimugende njyanye namwe. Mu rukiko baravuga ngo Vianney aratsinzwe. Ndahindukira kubera ko n'impagaze imbere y'abacamanza, ndahindukira ndeba babanyamasengesho banjye, nabo bareba hasi, biratuyobera twese. Turasohoka, barambwira ngo ninsinye ndanga. Abacamanza barambwira bati sinya Vianney, sinya, hari iminsi 30 yo kujurira urubanza rwawe, nuyirenza ubujije bwawe ntibuzemerwa, ariko mbere ya 30 uzajure, ariko ahahura hasinya ni kwa amategeko y'urukiko avuga. Ndasinya, ndasohoka. Tugeze hanze, dusanga bene wacu, urumva data yahekejwe n'abahungu be benshi n'abaturanyi, nanjye babanyamasengesho banjye bamperekeje. Tugeze hanze dusanga bahagaze ku kibuga cy'urukiko, baradukohora, batwubakaho urugo, baratumwaza, turamwaragurika. Mu bimwaro baduteje bakavuga ngo yego basha, ngo turabatsinze, ngo ntimujya muvuga ngo musenga Imana, ngo n'ubu mwaraye musenga, ngo bibamariye iki ko twabatsinze? Rero twebwe twaremewe guhesha Imana icyubahiro, ntabwo ari mu munezero gusa, ahubwo no mu makuba menshi nabwo tugahesha Imana icyubahiro. Turataha, bagenda badukoba, nkabwira abagenzi banjye nkabikijije, nimuze twihute, twakwihuta bakadutanga imbere bakadukoba, biba bibi. Dutandukana muri gare, bagiye mu yabunda kuko bari benshi, natwe turi benshi, tujya mu modoka, nabo bajya mu yabo. Turagenda, tugeze iwacu aho tuvira mu modoka, imodoka irahagarara, tuva mu modoka. Umuyobozi wacu w'amasengesho twari kumwe, kuko urusengero rwacu rwari aho hafi, aravuga ati nimuze tujye mu rusengero tujye gushimira Imana. Ngabo tujye kuyishimira ikize? Tuyishimire se ko yadukojeje isoni mu banyamahanga bameze kuriye? Umuyobozi aravuga atarega, ati mu bibaho byose tuba dukwiye gushimira Imana, nimuze tunyure mu cyumba tuyishimire. Tujyana nawe dusetaye ibirenge, tutabyitayeho, mu rwego rwo kumvira umuyobozi wacu. Turagenda, turapfukama, tugipfukama, umwana twari dusanze mu cyumba w'umukobwa aruzuzwa, atumva Vianney, atuwiteka Imana iravuze ngo urwo rubanza niyo rureba, ngo izaruburana kandi izarutsindira niko Uwiteka Imana ivuze. Ngaho mbaza abanyamasengesho, ntese ubwo nanone niyivuze? Babandi bari bamenyere, babura icyo bambwira, nabo baraceceka bati ntabwo tubizi. Ariko bene data bakundwa, ibyo niyo yari yavuze. Nubwo twebwe byari duteye ipfunwe, mutuze Imana ntabwo igira ipfunwe, kubera ko ibizi kizakora. Yesu nashimwe.
turataha tubaye aho ngaho n'iryo pfunwe ryanjye ndarifite bene wacu barankoba aho duhuriye hose. Ariko bigeze mu mwaka 1986 itorero ringira umwarimu, bangira umwarimu bampa umudugudu nyobora. Ukwezi gushize barampemba amafaranga 1500. Kontabule wacu amaze kwandika amazina yanjye n'umushahara nzajya mpembwa arayampereza, ndayakira. Ndi kuyakira mwumva uburyo Imana yacu itangaje, yihesha icyubahiro uko ishaka. Si wowe wishakira uko yihesha icyubahiro, niyo ibishaka niyo ibizi bizayihesha icyubahiro. Ndi kuyakira mu ntoki, ijwi rirambwira ngo ayo mafaranga baguhaye ntuyakoreho na rumwe utaraho papa wawe. Papa wanjye ntuyakoreho na rumwe utaraho papa wawe. Ndagenda njya gushaka data we yagiye kunywa inzoga mu kabari, ndamubona mushyira ku ruhande, ndamubwira nti rya toro nagiyemo bangize umwarimu, uyu munsi rero bampembye. Numvise ntarya ku mafaranga nahembwa ubwa mbere ntayabahayeho, kandi mu mpamvu zatumye bangira umwarimu no kuba nzi gusoma no kwandika biri mu izo mpamvu. Nanjye nkabikesha mwebwe ababyeyi bansize mu ishuri. Mama yari yaramaze gupfa. Data ntabwo azi igihe nagiriye mu ishuri, ntazi aho nigaga, nta tushi rye, nta rubaho rwe nanditseho, nta gakayi ke, nta gakaramu, nta mwenda wa data wigeze ujya ku mubiri wanjye. Ariko Imana ibigenza ityo, mfata amafaranga nemejwe n'umutima wanjye muri cya 1500 nyaha data. Ndamubwira nti kandi uko bazajya bampemba nzajya mbaha ku mafaranga nahembwa. Ndagenda, Imana iranshoboza kubikora, iranshoboza. Buriya Bibiliya ibamo umurongo uvuga ngo iravuga ngo umwanze we nasonza umugaburire, ngo niyambara ubusa umwambike, ngo nubigenza utyo uzaba uri kunda amakara yaka ku mutwe. Ndagenda uko mpembwe nzana ayo makara, dore nyamurambikaho. Uko mpembwe nyazana nyamurambikaho, uko mpembwe nyazana nyamushyiraho. Amakara aragenda aba menshi. Itorero ryageze igihe rinyongeza amafaranga, buri mwaka warangira nk'itoro ryabonye amafaranga bakanyongeza nk'igihumbi cyangwa 2. Banyongeza nanjye nkaza nkamwongeza. Imana iranyishimira. Biranditswe ngo iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka, ngo ahindura n'abanzi bakaba bakunze. Amakara aba menshi aramutwika. Umunsi umwe data arampamagara jewe nawe twicara ahantu, arambwira ati Vianney mwana wanjye ndikarame, ati nukuri ntabwo mbuzi ibyo kurya, simbuzi ibyo kunywa, atari ko maze igihe kinini numva nta mahoro mfite mu mutima. Ati nakomeje nibaza ikintu kimbuza amahoro, sanga ruko naguhemukiye. Ati none rero, atejo cyangwa se ejo bundi gihe uzabonera umwanya tuzahamagara abantu, abavandimwe bawe n'abaturanyi bacu, atari cyo nshaka kuzakubwira abantu bahari. Mpamagara abantu abavandimwe banye n'abaturanyi, n'umukonseyi watuyoboraga nawe araza. Twicara mu rugo, ndavuga nti konseye ni data wambwiye ngo nzabahamagare, ijambo nirye. Data arahaguruka aravuga ati konseye, namwe baturanyi bacu, namwe bana banjye, ati mwese nigiye wabwiye Vianney ngo azabahamagara. Ati cyo nabahamagariye rero, ati mwese muzi uburyo naruhanije n'uyu mwana Vianney. Ati twararuhanije no mu nkiko, ati namuhaye n'8 agiye mu barokore ndawumunyaga. Ati mbese muzi uburyo twaruhanijwe nawe. Atari ko kuva icyo gihe nta mahoro nagize. Ati kugeza none, ati nasanze nta kindi kimbuza amahoro nuko nahemukiye umwana wanjye Vianney. Atuhereye kuri uyu munsi rero, ati Vianney hahane na munyazi abaye agiye mu barokore ndahamuhaye. Aravuga ati n'ikindi kandi, ati n'ikindi kandi, ati Vianney nkurikije umutima afite, ati utandukanye n'imitima y'abagenzi ya bene wabo bangabo. Ati kubera iyo mpamvu, ati abana banjye bose nabahaye 8 barayifite, ati n'abakobwa barayifite, ati ibintu nsigaranye byose ni ibyanjye. Ati rero mfite inka, mfite n'amatungo magufi, ati mfite n'amashyamba y'amakawa, mfite n'amashyamba y'inturusu, ati mfite n'urutoki rwanjye
n'imirima mpingamo imyaka, ati mfite n'imigende iri mu gishanga mwese murayizi, ati ibintu byanjye byose ati mbihaye Vianney. Imana ihabwe icyubahiro, Imana nishimwe. Turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro, bamwe mu byiza abandi mu byago. Wowe ukifuza ngo uheshe Imana icyubahiro ari uko wabaye mu birori bikomeye cyane, oya. Igihe kimwe Imana izihesha icyubahiro mu byago bikomeye kuri wowe. Icyangombwa ni ukwemera ubushake bw'Imana. Rero avuze gutyo bene wacu barahaguruka, barazenga bari mu dutsiko baravuga amagambo menshi. Data araza ahagarara ahantu harengeye gutya, aravuga ati ese basha, ati ubwo mwamwigira mute koko? Ati Vianney murazi ibintu byanjye byose, abintungisha umwanya nkiriho tubisangire, nindamuka mfuye bizaba ari ibye. Ati ikindi kandi Vianney mugize umutware wanyu kandi azabatwara. Imana ishimwe. Imana iba yejeje icyubahiro. Ya sambu naburanaga Imana irayimpa binyuze mu nzira zayo z'Imana. Wishakira Imana inzira, ifite inzira izanyuza mu ibyawe, cyangwa no kumenya ko yakuremeye kuyihesha icyubahiro. Niba utaravuye mu ruhande rwayo, ukaba utarakebakibye ngo ujye hirya no hino, ibyo urimo byose bihagararemo neza. Imana izi impamvu bihagazemo ni ukugira ngo iziheshe icyubahiro. Dusenga Imana. Turi abantu Imana yaremeye kuyihesha icyubahiro. Ngumaze imyaka myinshi, reka tugarukire hafi mwari, amasaha yacu yageze. Barayamenye ko bari iwacu se bose, ibyo byose byabaga babanyamasengesho bahari, bari kurambura Imana amaboko, ati Imana yari yabivuze ko izabikora none irabikoze. Yesu nashimwe. Tugomba kumenya ko turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Urumva Bibiliya yavuze ngo ibyo twibwira si byo Imana yibwira. Wowe uba wibwira ngo ukore fiyeri, mbese ni nko kuvuga ngo cya gihe byari kumbera ari uko nsindiye muri rwa rukiko, nanjye nkaza nkora imyigararambyo kuri data, ndagutsinze namenye Imana yarayivuganye nanjye ko nuko umwana w'umuntu abashaka. Ariko ho Imana ntabwo ishaka iyo myigararambyo, iba ifite uko izagenza ibintu byayo, ariko Imana igahabwa icyubahiro. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge, turarangije. Muhaguruke dusenge. Yahumuye wa mwana, Yesu yarahumuye wa mwana wavutse ari impumyi. Abantu bose baratangara bati ni ibyaha yari yakoze, iwabo se ni ibyaha bakoze. Yesu aravuga ati nta byaha umwana yakoze, ni wabo ntabyo bakoze, ahubwo uyu mwana yabaye atya kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Ntacyo bitwaye, rindirira Imana aho ngaho, aho mu ibyo bintu bikomeye Imana izagutabarira yihesha icyubahiro. Wowe wihangane, hagarara ushikamye gusa. Paulo yandikiye Abikore navuga ati muhagarare mushikamye, ati mutanyeganyega. Ibinyeganyeza byo birahari, ariko nimuhagarare mushikamye mwiringiye bahamagaye. Umwami nashimwe. Kadusenge Imana. Nuko mu gusenga rero, niba hari umuntu wumvise izi nzira z'Imana nziza, wenda yaratarakizwa ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, akavuga ati ko numvise inzira z'Imana, ko ari kuba munyetibe yavuze, abwira Filipo ati ko mbyumvise, ko ntari narabimenye, ko tugizaho amazi ari wambatije. Siko wa munyetibe yavuze. Aravuga ati numvise ibintu ntari narigeze numvise ibya Yesu. None Filipo ko tugizaho amazi ari wambatije. Niba rero uri hano ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko wumvise kugira neza kw'Imana, ugahitamo neza ngo nanjye ndashaka kwizera iyo Mana, warambura ikiganza aho uri tukagusengera Imana. Niba uhari warambura ikiganza tukagushimira Imana. Ndabona umuntu umwe ari hariya hirya kure. Gwino ni wegere hino, muzane diako muzane. Nuko naje umunsi umwe mu rusengero, n'ingaruka nzababwira uko naje mu rusengero ubwa mbere, ko nahageze ubwa mbere. Ndapfukama baransengera we, Imana ihabwa icyubahiro, yanzanye mu rusengero. Yesu nashimwe. Naze natambuke, abayobozi bamwereka ahantu ari bugere. Dushimiye Imana yo mu ijuru.
niba hari n'undi waba yarasubiye inyuma akibagirwa kugira neza kw'Imana, akitotombera Imana, akivovotera Imana, akibagirwa Imana, mbese nawe yatambuka tukamusengera hamwe na mugenzi we hangaha, nawe natambukaze nawe tumusengere. Mbese ni wa murongo wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange umwami, na mushiki wacu aracyatambuka. Niba hari n'abandi nibaze dusenga Imana, baze dusenga Imana. Ikindi nakongeraho dusoza kugira ngo utaza gutakaza ikindi gihe kirekire, yego nawe tambuka bene data, nimutambuke muze musange umwami Yesu abaruhure. Biravuga ngo mwemere kuba abagaragu be mumwigireho. Urumva, tekereza umuntu guhaguruka hariya, ntituvuze izina rye. Hari izina ry'aba bantu tuvuze, bumvise ijwi ry'Imana mwaya magambo tuvuze, barahaguruka baje kwica bugufi imbere y'Imana ngo bagirirwe neza n'Imana. Rero mwaya magambo, ikindi waba wumvisemo munyetorero, menya yuko nubwo abantu bakwanga, nubwo abantu bakugirira nabi, garukira abantu baguhemukiye. Mwabyumvise? Garukira abantu baguhemukiye. Iwanyu baraguhemukiye, ni so cyangwa ni mama wawe, ni imiryango yawe, garukira abantu baguhemukiye. Ntibazana gusaba imbabazi bo ntibinabareba, ariko batanazigusabye bababarire kugira ngo ugirane ubumwe n'Imana. Kadusa mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusaba umushumba adufashe rero uburyo bigiye gukorwa kugira ngo bari abasengerwe, namwe musengerwe kandi mu buryo gucunguza uburyo umwete. Murakoze cyane. Nagira ngo aba bapfukame tubasengere, hanyuma umwigisha araza gukomeza asengera iteraniro muri rusange, ariko aba ni bapfukame tubasengere kandi mukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, Murakoze cyane. ni wowe uhamagara, ni wowe utoranya, ni wowe uvugira mu mutima w'umuntu akumva. Tugushimiye imvugo yawe kuri uyu munsi, turagushimiye. Tugushimiye n'umugambi wawe kuri uyu munsi wo guhamagara kw'Imana. Haleluya, haleluya. Tugushimiye iteraniro ryumvikanyemo ijambo ry'Imana, jambo riri mu buhamya bukomeye. Haleluya, Mwami, haleluya, haleluya. muri iryo jambo habonetse bene data n'abashiki bacu bafashe icyemezo cyo kugarukira no kuguhindukirira. Tubasabiye imbabazi muri Kristo, ubeze ubatunganye, usiba amazina yabo mu gitabo cy'urupfu, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none Mwami, iminyururu yari ibaboshye nicagagurwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inzira zabo Mwami zihindukire, bahindukirire Imana, bakora icyerekezo Mwami, bave mu nzira y'umwijima bajye mu nzira y'umucyo. Niwe wabahamagaye kandi uri umwami w'umucyo. Twirukanye Satani ku buzima bwabo n'imigambi ya Satani ku buzima bwabo, turogoye inama mbi, tubakuye mu maboko y'umwanzi, tubashyize mu mbaraga za Yesu Kristo w'i Nazareti ubahamagaye muri iri teraniro. Uhereye none nibakumenye, nibakwizere, bagendere nawe, bagukorere, bagukunde, bumve inama zawe ku manywa na nijoro, ubagire inama, ubane n'aba mu ntambwe zabo, bateye imwe bagusanga, utere urwenda n'icyenda ube mu buzima bwabo, barinde inshuti mbi, barinde Mwami. Birashoboka ko hari ababahemukiye, birashoboka ko hari ibyo babayemo bidatunganiye Imana. Uhereye none ubibagize umubabaro n'ibyago byabo n'amakuba yabo, ubakire kandi ubaha amahoro yo mu mutima, bagende bumva Imana ivugira muri bo mu mutima wabo. Turagushimiye Mana ko bababariye kandi ubakire mu gituza cyawe, ubuhagije amaraso y'umwana w'intama yavuye ku musaraba Golgota. Ayo maraso akuyeho ibyaha byabo byabaranze mu minsi yose yatambutse. Turagushimiye tukomeye mu mashyi kubw'icyubahiro cy'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana yacu, itorero ryose tukuramburiye amaboko yo kugushimira. Tugushimira ko waduhaye ijambo ryawe, kandi ijambo twumva mu rurimi rwacu rwa kavukire rw'Abanyarwanda. Turagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima, turagushimiye ko ijambo ryawe ririmo imbaraga, turagushimiye ko ijambo ryawe ari ububasha, turagushimiye ko ribangukira kugenzura rikamenya iby'imitima y'abantu yibwira n'ibyigambirira. Turagushimira kuri Imana yacu tukaba abana bawe, kandi ushima kudukebuza ijambo ryawe ngo duhindukire tuve mu bidatunganye. Turagushimira ko turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo kandi tugende tuguhesha icyubahiro. Ariko ubwoko bwawe turi imbere y'amaso yawe, hari abantu bamaze kwinda barisuzuma basanga ko bataguhejeje icyubahiro muri uyu mwaka, ariko tugiye kwambukira mu wundi mwaka. Turagusabye ngo utange imbaraga zo kugenda tuguhesha icyubahiro mu byiza cyangwa mu byago. Mwami Imana yacu, dutegereze Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo
Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo ryera